yasinkwi reka nibarize no mu mama wenda n'usobanurira neza mama mugira ukuri yize ukuri ntumbere uyu nguyu uruganda n'urwe cyangwa uruganda rw'imigati se naho asupplying inkwi bakora imigati ntabwo we ari we nyiri uruganda rw'imigati muri make acuruza inkwi mukabamo nawe sindi kubisobanukira nawe se ukabana n'umugabo wawe n'uyu muhungu muri aka kazu ndi kureba akazu ni kanini rero inzu nini inzu nini cyane ifite n'ibyumba inyuma igere n'inyuma iri ni nini pe umukobwa wanjye uratinyuka umvanye mu rugo untambikisha igitambira cyose kumbunzanya ahangaha uje kunyereka wambwiraga ngo urashaka kureba umusore dukundana nabishakaga cyane n'imbaraga rwose rero n'uyu nguyu usura ko ntabwo narinzi ko ari uyu nguyu uri kunyereka uyu nguyu utagira n'inkweto nusi yambara inkweto zifunze kandi ari mu rugo wasanga wenda yaravuye mu murima abambaye mu rugo ntabwo bambara inkweto nziza ntabwo bambara imyenda isa neza bambara basa gutyo kumureba kwa muhungu byaterwa n'akazi yaraye ntabwo mwari muzi se ko ndi buzi ntabyo wamubwiye byahuranye n'uko nyine ko bari bavuye mu murima erega muduko ntubizi inaha turakora pe turahinga turabizi ndetse tunabatoza imirimo tukabatoza gukunda umurimo ariko iyo umuntu afite umushyitsi agerageza gusa neza nasone uri mu rwanka atari gusa neza nawe ndi kumushidikanyaho wasanga yanambeshye ntabwo ndi kwizera ko ari umuko nawe sinari ndakuzi mu mudugudu nta jambo nguhaye wa musore sinkavuge ngo mvugire akwe basuzugura gutya simba uyu n'uri kushaka nta soni ndi kuvuga nawe akavuga ntabwo imira asuzugura ankurega n'ingero ari kuvugisha ntabwo ari we yari kuvugira byagenze bite kumbe ntabwo ndi kubyumva neza simbyumva urambwira ngo ninjire muri iyi nzu wari uyinziremo intebe ndi bwicareho wa mugabo intebe ariko intebe zirimo hanyuma iyi ngiyi ushaka kunyicazaho niyo hanze iyi ngiyi muduko byagenze bite ndababaye ndarakaye nese dukogira ngo uje respectinga kwiyame n'undi munsi nta soni baye kimuyobo nese ni ikihe kibazo nese abana ni abakundana Anita nta soni n'undi munsi sinzongera kubona unatinyuka kungarura ahangaha uranyurutira ngo unzanye ahangaha nta soni Sheri kunyereka mbese ariko abana barakundana nese ni ikihe kibazo gihari ese muyobo byagenze bite Anita musaza wa Fabiola musaza wa Mukanambara bitewe n'ibyo yabwiwe uyu munsi wa none ashobora kuba yakitinze neza cyane ashobora kuba yabyitwayemo neza cyane bitewe n'uburyo Fabiola cyangwa Mukanambara babishaka barashaka guha gasopo uyu musore uvuga ngo yakunze umukobwa wabo bashaka kumuha gasopo kugira ngo umukobwa wabo ahindure ibitekerezo tukibaza ngo ese Anita ko uyu nguyu nyirarume yaje agasebya Sheri we akavuga ngo nahangaho unzanye ati yego aha hantu ko mbona nazi n'uyu musore se ntabwo mwemuzi ko ndi buzi asa nabi Emile nuko aba yambaye nyine ukabona yuko nyirarume yafashe ibintu byinshi cyane agenderaho kandi bibi gusa n'ubundi ntabwo Emile ari mu buzima bwiza twakwita wenda bwiza nubwo Emile yanasaga neza pe byagaragara ariko ibyo byabaye urufunguzo rwo kugira ngo nyirarume musaza wa Fabiola abone ibyo avuga amwanga uriya musore ese Anita ko ubona yuko metere yagiraga ubwo wavuga ati se Anita ko buriya si bari mu mukubite uriya kamarada akavuga ati uriya ni nyirarume nta kintu ari mu mutware ariko urabona yuko Emile yavuze ngo ubu ngagiye kurwana intambara y'urukundo Emile yavugaga ati mu gihe yanyanze uriya mugabo ntabwo iwabo barankunda kuko iwabo yaba na nyina wa Anita uriya azababwira ati ako gasore nasanze ari akabwa nasanze ari agasore k'akanyamwanda agasore kabi rero ibyo byose ni ibintu ashobora kubwira iwabo w'umukobwa bagahita banga mu musore kandi iwabo w'umukobwa bari gupanga yuko Emile yajyayo ese Emile ni gute azitwara ni izihe mbaraga
imbaraga azagira zo kugira ngo afate umwanzuro amanuke agende, zo kugira ngo agende, namara kugenda basarebe ko iwabo w'umukobwa bamukunda, yarebe se. Ariko Emile n'ubundi yari yabanje kubyanga, avuga ati wanyu ntabwo nzaza. Niko yabwiraga Anita, abwira Anita ati ndi kumva bigoye rwose ibintu byo kuza, ndi kumva nazi. Ariko Anita agakomeza amupushinga, akomeza amubwira ati ngwino wabikora, uri umugabo, uri umunyembaraga, wifitemo imbaraga muri wowe, banza umenye yuko uri umugabo kandi uri umugabo wanjye, ndizera yuko ahantu hose wandwanirira. Ayo ni amagambo meza kandi cyane cyane yabwiraga uriya Anita yabwiraga Emile, akomeza kubimubwira bigatuma Emile ibitekerezo bye abihindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none situzi noneho uburyo Anita araza kwitwara, situzi uburyo Anita araza noneho kuza abwire Emile ati mu rugo bambwiye ngo baragushaka, mu rugo bambwiye ngo ugomba kuza tukajyana, bagakubona bakakwakira rwo cyane nk'umukwe wacu. Ntabwo Emile imbaraga nazikura. Emile yasebye. Emile kuri we ari kumva ari igisebo cyane, kumva umuryango w'umukobwa watangiye kumwanga. Ntabwo tuzi icyo arakora. Ese araza gukora ikintu kibi cyane cyo kuvuga ati ubwo umukobwa wabo banyenze ko mbana nawe reka mutera inda? Musaza wa Fabiola, musaza wa Mukanambara, bitewe n'ibyo yabwiwe uyu munsi wa none ashobora kuba yakitinze neza cyane, ashobora kuba yabyitwayemo neza cyane, bitewe n'uburyo Fabiola cyangwa Mukanambara babishaka. Barashaka guha gasopo uyu musore uvuga ngo yakunze umukobwa wabo, bashaka kumuha gasopo kugira ngo umukobwa wabo ahindure ibitekerezo. Tukibaza ngo ese Anita ko uyu nguyu nyirarume yaje agasebya sheri we, akavuga ngo nahangaho unzanye, ati yego aha hantu ko mbona nazi n'uyu musore se ntabwo mwamuzi ko ndibuze, asa nabi. Emile nuko aba yambaye nyine, ukabona yuko nyirarume yafashe ibintu byinshi cyane agenderaho kandi bibi. Gusa n'ubundi ntabwo Emile ari mu buzima bwiza, twakwita wenda bwiza, nta nubwo Emile yanasaga neza pe, byagaragara. Ariko ibyo byabaye urufunguzo rwo kugira ngo nyirarume musaza wa Fabiola abone ibyo avuga, amwanga uriya musore. Ese Anita ko ubona yuko Metre yagiraga ubwo avuga ati se Anita ko buriya si bari mu mukubite uriya kamarada akavuga ati uriya ni nyirarume nta kintu ari mu mutware. Ariko urabona yuko Emile yavuze ngo ubu ngagiye kurwana intambara y'urukundo. Emile yavugaga ati mu gihe yanyanze uriya mugabo ntabwo iwabo barankunda, kuko iwabo yaba na nyina wa Anita uriya azababwira ati ako gasore nasanze ari akabwa, nasanze ari agasore k'akanyamwanda, agasore kabi. Rero ibyo byose ni ibintu ashobora kubwira iwabo w'umukobwa bakahita banga mu musore, kandi iwabo w'umukobwa bari gupanga yuko Emile yajyayo. Ese Emile ni gute azitwara? Ni izihe mbaraga azagira zo kugira ngo afate umwanzuro amanuke agende, zo kugira ngo agende, namara kugenda basarebe ko iwabo w'umukobwa bamukunda, yarebe se. Ariko Emile n'ubundi yari yabanje kubyanga, avuga ati wanyu ntabwo nzaza. Niko yabwiraga Anita, abwira Anita ati ndi kumva bigoye rwose ibintu byo kuza, ndi kumva nazi. Ariko Anita agakomeza amupushinga, akomeza amubwira ati ngwino wabikora, uri umugabo, uri umunyembaraga, wifitemo imbaraga muri wowe, banza umenye yuko uri umugabo kandi uri umugabo wanjye, ndizera yuko ahantu hose wandwanirira. Ayo ni amagambo meza kandi cyane cyane yabwiraga uriya Anita yabwiraga Emile, akomeza kubimubwira bigatuma Emile ibitekerezo bye abihindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none situzi noneho uburyo Anita araza kwitwara, situzi uburyo Anita araza noneho kuza abwire Emile ati mu rugo bambwiye ngo baragushaka, mu rugo bambwiye ngo ugomba kuza tukajyana, bagakubona bakakwakira rwo cyane nk'umukwe wacu. Ntabwo Emile imbaraga nazikura. Emile yasebye. Emile kuri we ari kumva ari igisebo cyane, kumva umuryango w'umukobwa watangiye kumwanga. Ntabwo tuzi icyo arakora. Ese araza gukora ikintu kibi cyane cyo kuvuga ati ubwo umukobwa wabo banyenze ko mbana nawe reka mutera inda?
musaza wa Fabiola musaza wa Mukanambara bitewe n'ibyo yabwiwe uyu munsi wa none ashobora kuba yakitinze neza cyane, ashobora kuba yabyitwayemo neza cyane bitewe n'uburyo Fabiola cyangwa Mukanambara babishaka. Barashaka guha gasopo uyu musore uvuga ngo yakunze umukobwa wabo, bashaka kumuha gasopo kugira ngo umukobwa wabo ahindure ibitekerezo. Tukibaza ngo ese Anita ko uyu nguyu nyirarume yaje agasebya sheri we akavuga ngo nahangaho nzanye, ati yego aha hantu ko mbona nazi n'uyu musore sese ntabwo mwemuzi ko ndibuze, asa nabi Emile nuko aba yambaye nyine, ukabona yuko nyirarume yafashe ibintu byinshi cyane agenderaho kandi bibi. Gusa n'ubundi ntabwo Emile ari mu buzima bwiza twakwita wenda bwiza, nta nubwo Emile yanasaga neza pe byagaragara, ariko ibyo byabaye urufunguzo rwo kugira ngo nyirarume musaza wa Fabiola abone ibyo avuga, amwanga uriya musore. Ese Anita ko ubona yuko Metre yagiraga ubwo wavuga ati se Anita ko buriya si bari mu mukubite uriya kamarada akavuga ati uriya ni nyirarume nta kintu ari mu mutware, ariko urabona yuko Emile yavuze ngo ubu ngagiye kurwana intambara y'urukundo. Emile yavugaga ati mu gihe yanyanze uriya mugabo ntabwo iwabo barankunda, kuko iwabo yaba na nyina wa Anita uriya azababwira ati ako gasore nasanze ari akabwa, nasanze ari agasore k'akanyamwanda, agasore kabi. Rero ibyo byose ni ibintu ashobora kubwira iwabo w'umukobwa bakahita banga mu musore, kandi iwabo w'umukobwa bari gupanga yuko Emile yajyayo. Ese Emile ni gute azitwara, nizihe mbaraga azagira zo kugira ngo afate umwanzuro amanuke agende, zo kugira ngo agende, namara kugenda basarebe ko iwabo w'umukobwa bamukunda, yarebe se. Ariko Emile n'ubundi yari yabanje kubyanga, avuga ati wanyu ntabwo nzaza. Niko yabwiraga Anita, abwira Anita ati ndikumva bigoye rwose ibintu byo kuza, ndikumva nazi. Ariko Anita agakomeza amupushinga, akomeza amubwira ati ngwino wabikora, uri umugabo, uri umunyembaraga, wifitemo imbaraga muri wowe, banza umenye yuko uri umugabo kandi uri umugabo wanjye, ndizera yuko ahantu hose wandwanirira. Ayo ni amagambo meza kandi cyane yabwiraga uriya Anita yabwiraga Emile, akomeza kubimubwira bigatuma Emile ibitekerezo bye abihindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none situzi noneho uburyo Anita araza kwitwara, situzi uburyo Anita araza noneho kuza bwire Emile ati mu rugo bambwiye ngo baragushaka, mu rugo bambwiye ngo ugomba kuza tukajyana, bagakubona bakakwakira rwo cyane nk'umukwe wacu. Ntabwo Emile imbaraga nazikura. Emile yasebye. Emile kuri we ari kumva ari igisebo cyane, kumva umuryango w'umukobwa watangiye kumwanga. Ntabwo tuzi icyo arakora. Ese araza gukora ikintu kibi cyane cyo kuvuga ati ubwo umukobwa wabo banyenze ko mbana nawe reka mutera inda? Musaza wa Fabiola musaza wa Mukanambara bitewe n'ibyo yabwiwe uyu munsi wa none ashobora kuba yakitinze neza cyane, ashobora kuba yabyitwayemo neza cyane bitewe n'uburyo Fabiola cyangwa Mukanambara babishaka. Barashaka guha gasopo uyu musore uvuga ngo yakunze umukobwa wabo, bashaka kumuha gasopo kugira ngo umukobwa wabo ahindure ibitekerezo. Tukibaza ngo ese Anita ko uyu nguyu nyirarume yaje agasebya sheri we akavuga ngo nahangaho nzanye, ati yego aha hantu ko mbona nazi n'uyu musore sese ntabwo mwemuzi ko ndibuze, asa nabi Emile nuko aba yambaye nyine, ukabona yuko nyirarume yafashe ibintu byinshi cyane agenderaho kandi bibi. Gusa n'ubundi ntabwo Emile ari mu buzima bwiza twakwita wenda bwiza, nta nubwo Emile yanasaga neza pe byagaragara, ariko ibyo byabaye urufunguzo rwo kugira ngo nyirarume musaza wa Fabiola abone ibyo avuga, amwanga uriya musore. Ese Anita ko ubona yuko Metre yagiraga ubwo wavuga ati se Anita ko buriya si bari mu mukubite uriya kamarada akavuga ati uriya ni nyirarume nta kintu ari mu mutware, ariko urabona yuko Emile yavuze ngo ubu ngagiye kurwana intambara
y'urukundo. Emile yavugaga ati mu gihe yanyanze uriya mugabo ntabwo iwabo barankunda, kuko iwabo yaba na nyina wa Anita uriya azababwira ati ako gasore nasanze ari akabwa, nasanze ari agasore k'akanyamwanda, agasore kabi. Rero ibyo byose ni ibintu ashobora kubwira iwabo w'umukobwa bagahita banga mu musore, kandi iwabo w'umukobwa bari gupanga yuko Emile yajyayo. Ese Emile ni gute azitwara? Ni izihe mbaraga azagira zo kugira ngo afate umwanzuro amanuke agende, zo kugira ngo agende, namara kugenda basarebe ko iwabo w'umukobwa bamukunda, yarebe se. Ariko Emile n'ubundi yari yabanje kubyanga, avuga ati wanyu ntabwo nzaza. Niko yabwiraga Anita, abwira Anita ati ndi kumva bigoye rwose ibintu byo kuza, ndi kumva nazi. Ariko Anita agakomeza amupushinga, akomeza amubwira ati ngwino wabikora, uri umugabo, uri umunyembaraga, wifitemo imbaraga muri wowe, banza umenye yuko uri umugabo kandi uri umugabo wanjye, ndizera yuko ahantu hose wandwanirira. Ayo ni amagambo meza kandi cyane cyane yabwiraga uriya Anita yabwiraga Emile, akomeza kubimubwira bigatuma Emile ibitekerezo bye abihindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none situzi noneho uburyo Anita araza kwitwara, situzi uburyo Anita araza noneho kuza bwire Emile ati mu rugo bambwiye ngo baragushaka, mu rugo bambwiye ngo ugomba kuza tukajyana, bagakubona bakakwakira rwo cyane nk'umukwe wacu. Ntabwo Emile imbaraga nazikura. Emile yasebye. Emile kuri we ari kumva ari igisebo cyane, kumva umuryango w'umukobwa watangiye kumwanga. Ntabwo tuzi icyo arakora. Ese araza gukora ikintu kibi cyane cyo kuvuga ati ubwo umukobwa wabo banyenze ko mbana nawe reka mutera inda? Musaza wa Fabiola, musaza wa Mukanambara, bitewe n'ibyo yabwiwe uyu munsi wa none ashobora kuba yakitinze neza cyane, ashobora kuba yabyitwayemo neza cyane, bitewe n'uburyo Fabiola cyangwa Mukanambara babishaka. Barashaka guha gasopo uyu musore uvuga ngo yakunze umukobwa wabo, bashaka kumuha gasopo kugira ngo umukobwa wabo ahindure ibitekerezo. Tukibaza ngo ese Anita ko uyu nguyu nyirarume yaje agasebya sheri we, akavuga ngo nahangaha unzanye, ati yego aha hantu ko mbona nazi n'uyu musore sese ntabwo mwemuzi ko ndibuze, asa nabi. Emile nuko aba yambaye nyine, ukabona yuko nyirarume yafashe ibintu byinshi cyane agenderaho kandi bibi. Gusa n'ubundi ntabwo Emile ari mu buzima bwiza, twakwita wenda bwiza. Nta nubwo Emile yanasaga neza pe, byagaragara. Ariko ibyo byabaye urufunguzo rwo kugira ngo nyirarume musaza wa Fabiola abone ibyo avuga, amwanga uriya musore. Ese Anita ko ubona yuko Metre yagiraga ubwo avuga ati se Anita ko buriya si bari mu mukubite uriya kamarada akavuga ati uriya ni nyirarume nta kintu ari mu mutware. Ariko urabona yuko Emile yavuze ngo ubu ngagiye kurwana intambara y'urukundo. Emile yavugaga ati mu gihe yanyanze uriya mugabo ntabwo iwabo barankunda, kuko iwabo yaba na nyina wa Anita uriya azababwira ati ako gasore nasanze ari akabwa, nasanze ari agasore k'akanyamwanda, agasore kabi. Rero ibyo byose ni ibintu ashobora kubwira iwabo w'umukobwa bagahita banga mu musore, kandi iwabo w'umukobwa bari gupanga yuko Emile yajyayo. Ese Emile ni gute azitwara? Ni izihe mbaraga azagira zo kugira ngo afate umwanzuro amanuke agende, zo kugira ngo agende, namara kugenda basarebe ko iwabo w'umukobwa bamukunda, yarebe se. Ariko Emile n'ubundi yari yabanje kubyanga, avuga ati wanyu ntabwo nzaza. Niko yabwiraga Anita, abwira Anita ati ndi kumva bigoye rwose ibintu byo kuza, ndi kumva nazi. Ariko Anita agakomeza amupushinga, akomeza amubwira ati ngwino wabikora, uri umugabo, uri umunyembaraga, wifitemo imbaraga muri wowe, banza umenye yuko uri umugabo kandi uri umugabo wanjye, ndizera yuko ahantu hose wandwanirira. Ayo ni amagambo meza kandi cyane cyane yabwiraga uriya Anita yabwiraga Emile, akomeza kubimubwira bigatuma Emile ibitekerezo bye abihindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none situzi noneho uburyo Anita araza kwitwara, situzi uburyo Anita araza noneho kuza bwire Emile ati mu rugo bambwiye ngo baragushaka, mu rugo bambwiye ngo ugomba kuza tukajyana, bagakubona
bakakwakira rwo cyane nk'umukwe wacu. Ntabwo Emile imbaraga arazikura. Emile yasebye. Emile kuri we ari kumva ari igisebo cyane, kumva umuryango w'umukobwa watangiye kumwanga. Ntabwo tuzi icyo arakora. Ese araza gukora ikintu kibi cyane cyo kuvuga ati ubwo umukobwa wabo banyenze ko mbana nawe reka mutera inda? Musaza wa Fabiola, musaza wa Mukanambara, bitewe n'ibyo yabwiwe uyu munsi wa none ashobora kuba yakitinze neza cyane, ashobora kuba yabyitwayemo neza cyane bitewe n'uburyo Fabiola cyangwa Mukanambara babishaka. Barashaka guha gasopo uyu musore uvuga ngo yakunze umukobwa wabo. Bashaka kumuha gasopo kugira ngo umukobwa wabo ahindure ibitekerezo. Tukibaza ngo ese Anita ko uyu nguyu nyirarume yaje agasebya sheri we akavuga ngo nahangaho nzanye ati yego aha hantu ko mbona nazi n'uyu musore se ntabwo mwemuzi ko ndibuze asa nabi. Emile nuko aba yambaye nyine ukabona yuko nyirarume yafashe ibintu byinshi cyane agenderaho kandi bibi. Gusa n'ubundi ntabwo Emile ari mu buzima bwiza twakwita wenda bwiza, ntabwo Emile yanasaga neza pe byagaragara, ariko ibyo byabaye urufunguzo rwo kugira ngo nyirarume musaza wa Fabiola abone ibyo avuga, amwanga uriya musore. Ese Anita ko ubona yuko Metere yagiraga ubwo wavuga ati se Anita ko buriya si bari bumukubite uriya kamarada akavuga ati uriya ni nyirarume nta kintu ari mu mutware. Ariko urabona yuko Emile yavuze ngo ubu ngagiye kurwana intambara y'urukundo. Emile yavugaga ati mu gihe yanyanze uriya mugabo ntabwo iwabo barankunda, kuko iwabo yaba na nyina wa Anita uriya azababwira ati ako gasore nasanze ari akabwa, nasanze ari agasore k'akanyamwanda, agasore kabi. Rero ibyo byose ni ibintu ashobora kubwira iwabo w'umukobwa bakahita banga mu musore, kandi iwabo w'umukobwa bari gupanga yuko Emile yajyayo. Ese Emile ni gute azitwara? Ni izihe mbaraga zagira zo kugira ngo afate umwanzuro amanuke agende, zo kugira ngo agende namara kugenda basarebe ko iwabo w'umukobwa bamukunda, yarebe se. Ariko Emile n'ubundi yari yabanje kubyanga avuga ati wanyu ntabwo nzaza. Niko yabwiraga Anita, abwira Anita ati ndikumva bigoye rwose ibintu byo kuza, ndikumva nazi. Ariko Anita agakomeza amupushinga, akomeza amubwira ati ngwino wabikora, uri umugabo, uri umunyembaraga, wifitemo imbaraga muri wowe, banza umenye yuko uri umugabo kandi uri umugabo wanjye, ndizera yuko ahantu hose wandwanirira. Ayo ni amagambo meza kandi cyane yabwiraga uriya Anita yabwiraga Emile, akomeza kubimubwira bigatuma Emile ibitekerezo bye abihindura. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none situzi noneho uburyo Anita araza kwitwara, situzi uburyo Anita araza noneho kuza abwire Emile ati mu rugo bambwiye ngo baragushaka, mu rugo bambwiye ngo ugomba kuza tukajyana, bagakubona bakakwakira rwo cyane nk'umukwe wacu. Ntabwo Emile imbaraga arazikura. Emile yasebye. Emile kuri we ari kumva ari igisebo cyane, kumva umuryango w'umukobwa watangiye kumwanga. Ntabwo tuzi icyo arakora. Ese araza gukora ikintu kibi cyane cyo kuvuga ati ubwo umukobwa wabo banyenze ko mbana nawe reka mutera inda?